Inkubiri y'imyigaragambyo yamenyekanye nka Arab Spring yabaye mu bihugu by'Abarabu guhera umwaka wa 2010 kugeza 2011. Iyi ni inkubiri yasize ihitanye abayobozi benshi cyane bari bamaze igihe kinini ku butegetsi mu bihugu byabo. Iyi nayo yahitanye umuyobozi w'igihugu cya Misiri irazamuka muri Algeria, ariko igeze mu gihugu cya Libya aho yakuye Muammar Gaddafi. Yasize ikoza amateka ahambaye cyane isi itazigera yibagirwa. Ubutunzi bwa Gaddafi bwari bwinshi cyane n'uruhare rwe mu gutera imbere k'umugabane wa Afurika, cyane cyane ariko igihugu cya Libya yaratuyemo cyangwa se yaramaze igihe ayobora igihe kingana n'imyaka 40 ari umuyobozi uyobora igihugu cya Libya. Libya yari yarayitengamaje yaragize nka paradizo cyangwa se Eden yo ku mugabane wa Afurika, ariko dore byabaye ubwo intambara yahitanye Colonel Gaddafi. Yamaraga kuba maze gatwara zahabu n'umutungo we wose, ariko bikangiza n'iterambere rya Afurika ndetse n'abaturage bari Libya utabasize. Ibi kandi abaturage bari Libya barabwirwaga ntibabyumve cyangwa se ngo bemere ko ari byo bizababaho, nyuma yo kwereka yuko Colonel Muammar Gaddafi ngo abategetse imyaka 40 ngo nta kintu yigeze abagezaho, ahubwo ari ubusahuzi gusa, ngaho yasahoye amazahabu menshi cyane, mapeteroli n'ibindi byinshi cyane byagiye bituma abaturage bari Libya ngo babaho ubuzima bubi. Ariko nyamara urebye neza ushobora gusanga kuri uyu mugabane nta gihugu cyangwa abaturage bari babayeho neza kurenza b'igihugu cya Libya mu gihe bayoborwaga na Colonel Muammar Gaddafi. Bitandukanye n'ubu ngubu aho intambara z'urudaca, imitwe yitwaje intwaro, ubusahuzi, ubwicanyi budasobanutse ndetse n'ibindi byinshi cyane bikomeje gufata umwanya mu gihugu cya Libya. Mu murwa mukuru Tripoli Muammar Gaddafi yaratuyemo ubu nta matongo ndetse n'indiri y'amabanda akomeye cyane, adasiba kwica no ku manywa y'ihangu muri gahunda zo gushaka amafaranga ndetse no gusahura no kwambura bifitiwe utwabo. Ariko ibyo ntabwo byari bihari mu gihe Colonel Muammar Gaddafi yari umutegetsi wa kino gihugu cyari gihanganye ku mugabane wa Afurika, cyamaze kubisibaniro ry'imitwe y'intambara ndetse n'iterabwoba rihambaye cyane. Reka tumenye byinshi ku mutungo wa Colonel Muammar Gaddafi waburiwe irengero nyuma y'urupfu rwe, zahabu z'agatangaza, amafaranga ndetse n'ibindi byinshi cyane. Libya yari ifite n'igitinyiro cyayo ngo ntabwo bikiriho. Ese zahabu ya Gaddafi ninde wayitwaye? Byagenze gute? Ubundi Gaddafi afite zahabu ingana gute? Kuki amahanga yamugiriye ishyari ku kigero cyaje gutwara zahabu ye, ariko igasiga inamwishe ngo atazigera abaririza neza aho amafaranga ye na zahabu byaba byararengeye. Mu mwaka wa 2011 nko mu kwezi kwa gatandatu ujya mu kwa karindwi, yewe ugeze mu kwa munani, nibwo Colonel Muammar Gaddafi yashize mu mwuka nyuma yo kuraswa n'insoresore zari ziyemeje guteza hejuru ndetse no gutesha umutwe w'igihugu cya Libya bavukagamo, nyuma yo kubwirizwa n'abazungu, abanyaburayi n'abandi bo mu burengerazuba bw'isi bereka neza abanyalibiya ko babayeho mu gihe cy'ubukoroni bw'umunyagitugu maze igihe uyobora igihugu cya Libya. Ariko se cyari ikihe gitugu bagenzi ko yari yafashe Libya akayitengamaza akayigira nka paradizo, umuturage akabaho ubuzima bwiza, imihanda akayubaka, ibitaro n'amashuri n'ibindi byinshi cyane abaturage bari Libya bari bakeneye. Yarabibahaye amashanyarazi na peteroli, ibyo byari nk'ubuntu rwose nta kabuza, maze ubundi Libya aragenda rigira igihangange ku kigero cyaho n'abanyaburayi bavaga i Burayi bakaza kwibera muri Libya. Ibi rero byatumye abaturage bo ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abandi bose batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basobanukirwa neza ko Colonel Muammar Gaddafi nyuma y'ubutunzi buhambaye afite ngazabakura Afurika mu kamwana bakayigarurira, kuko yari umuyobozi w'umuhanga kandi ufite byose, wize neza politike ndetse n'uburyo bwo kuyikina, akazenguruka amahanga, akava Afurika agafata Aziya, agafata Uburayi, agafata na Amerika ndetse n'indi migabane yose isigaye, akabishoramo imari n'agahinduka umutegetsi ndetse n'umwe mu bafite ijambo muri ubwo butegetsi. Yagiye kure cyane mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse ahinduka umwe mu batangiye gushyiraho abayobozi. Aha ni nkaho Nicolas Sarkozy wari umuyobozi w'igihugu cy'Ubufaransa ngiye ataba Colonel Muammar Gaddafi. Sarkozy ntabwo mwari kumwumva nka perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, yari gufata abaye perezida. Ibi rero ntabwo yigeze bimushimira, ahubwo yagize uruhare mu kumugambanira. Aha ni mu nama yabereye mu kanama k'umuryango w'abibumbye ku isi gashinzwe amahoro cyangwa se gashinzwe umutekano kitwa UN Security Council. Ngaho muri iyi nama bateranye banzura neza mu myanzuro yabo ko Gaddafi akwiriye kwicwa. Ariko urebye neza ntabwo ari Gaddafi gusa bashakaga, ahubwo n'ubutunzi ngo bwari bubitse mu bihugu byabo. Gaddafi bagize gutya baramwica kugira ngo barigitisha amamiliyari ye menshi cyane. Yaragize amabanki yo ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika n'ahandi henshi cyane. Bivuga ko byibuza arenga miliyari 100 arizo zari ziri mu mabanki y'Uburayi, muri Amerika, muri Aziya ndetse n'ahandi ku isi, utabariyemo amazu, amahoteli, imisigiti n'ibindi byinshi cyane yari yarubatse ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye, kubera ko yari afite ubutunzi bwinshi.
ibigo by'imari bikomeye byakoreraga muri Amerika, mu Bwongereza, mu Busuwisi, mu Bushinwa, mu Burayi, mu Butaliyani no mu Bufaransa, aho yari yararenze hagira nko mu rugo. Ubwo twibagiwe ku mugabane wa Afurika, umugabane yavukagaho yari yaratengamaje, ariko na Libya ye, Libya y'abaturage be b'abanyalibiya yarayigize nka paradizo. Ibyo byatumye amahanga yicara mu nama yahuriweho, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobora umugambi wo guhitana Gaddafi. Ariko burya umugambanyi mukuru yari Ubufaransa, Nicolas Sarkozy. Nyuma yo gusobanukirwa neza ko hari bira agomba kuzasubiza Gaddafi arenga byibuze miliyoni 160 z'amayero, ibi rero byatumye Nicolas Sarkozy agira ubwoba, ahinda umushyitsi, maze yiyemeza kugambanira mushuti we wamuteretse ku butegetsi. Ibi byamviriyemo urupfu Colonel Gaddafi nyuma y'inama yabaye, maze Gaddafi amaze gushiramo umwuka. Zahabu ya Gaddafi ngo yatangiye gutundwa n'abanyamahanga. Mu nkuru zahishwe cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zaramarutse mu ndege. Madame Hillary Clinton ngo yaje apakira indege zahabu, arangije arigendera. Gusa ntago amakuru neza agaragazwa ko zahabu ya Gaddafi yajyanywe n'abanyamerika, ahubwo bavuga neza ko Gaddafi ubwe mbere yuko asohoka cyangwa se yicwa ngo ave ku butegetsi, ngo zahabu yari yatangiye kuyimurira mu bindi bihugu nka Burkina Faso, Niger, Mali ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane hafi aho ngaho, na Cote d'Ivoire utayibagiwe. Ngo zahabu ya Gaddafi burya ngo nihibitse. Ariko izi nkuru ntago ari impamo, kuko n'andi makuru avuga neza ko Abafaransa, Abongereza ndetse n'Abanyamerika ngo baje gupakira zahabu nyinshi ya Colonel Muammar Gaddafi bakayijyanira iwabo. Mu rugamba byibuze rwamaze amezi 3, Gaddafi ngo yahombeyemo ibintu byinshi cyane. Ariko burya ntago ari Gaddafi wenyine, kuko n'abaturage ba Libya bahombye ibigega bya peteroli, inyubako nyinshi cyane, imihanda irangirika, Libya Tripoli ihinduka amatongo, kandi ari umurwa mukuru uhambaye cyane, umurwa w'amabengeza n'ubwiza bwinshi cyane butagereranywa ku mugabane wa Afurika. Abaturage ba Libya intambara imaze kurangira ngo nta kindi cyakurikiyeho keretse guhangayika. Bahangayikishwaga nuko umuyobozi wabitagaho avuyeho, ariko nyamara mu gihe bababwiraga ngo mujye mu mihanda mwigaragambye, ntago batekerezaga ko bagiye gukora amakosa bazicuza ubuzima bwabo bwose. UN ndetse na NATO byatoye umwanzuro wo kuza gukuraho Colonel Gaddafi, maze bahagurutsa indege zabo zindwanye z'intambara bazerekeza mu kirere, maze zerekera i Tripoli gukuraho Colonel Muammar Gaddafi wari umaze igihe ku butegetsi. Mu gihe cy'imyaka 40 yakoze ibikorwa byinshi cyane by'ubutwari, ariko Abanyamerika ntago batinye kumurimbura, bavuga ko neza arenganya abaturage be ndetse ari umuyobozi w'umunyagitugu ngo maze kungoma imyaka myinshi cyane. Ibi Gaddafi byari byaramugize igihangange ndetse n'uteye ubwoba kuri uyu mugabane, kuko ngo Gaddafi niwe muyobozi wari urambye kandi ubudahangarwa bukomeye w'imari idasanzwe, umurundo w'amafaranga, umukungu, umukire utapfa kubara, dore ko byibuza inkuru zivuga neza ko arenga miliyari 200 z'idolari zo Colonel Muammar Gaddafi yarabitse mu mafaranga, utabaze toni zirenga 140 za zahabu zari ziri mu nzu ye, mu bubiko bwe, amabanki ndetse n'indi mishinga myinshi cyane yarashoyemo amafaranga. Ibi byagiye bituma abantu benshi bibaza ku butunzi bwa Gaddafi, ko byibuze mu mwaka wa 2010 mbere yuko Gaddafi apfa yabarwaga nk'umukire wa mbere kure cyane, ariko mbere y'abandi bose nk'aba Bill Gates n'abandi ba Carlos bari bitangaza muri icyo gihe. Gaddafi ngo yarabarenzeho, kuko ngo yari afite ubutunzi buhambaye cyane buri mu mabanki y'u Burayi, ayo muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Busuwisi, mu Bushinwa, ndetse nayo yagiye akwirakwiza ku mugabane wa Afurika amafaranga atarashiraga, kubyara akavagari k'inote rwose z'amadolari y'Abanyamerika. Ibyo byatumye Perezida Donald Trump ahagurutsa indege ku kibuga cy'indege, maze yerekeza muri Afurika kurwanya umunyafurika mwene wabo, amuziza ko koko ngari umutunzi kandi afite imbaraga maranye gihe. Abana ba Colonel Muammar Gaddafi bagiye bahura n'ibibazo byinshi cyane nyuma y'ikise yishwe, ndetse nabo barahizwe bukware ngo bicwe. Ariko ibi ngo nta kindi cyari kigamijwe, bwari uburyo bwo kubasha guhishira ndetse no kwica neza amakuru ndetse n'amabanga yose yavuga ku mutungo wa Gaddafi wanyerejwe, ngo hatagira n'umwe uzagerageza kubaririza byase byaburiwe irengero, kuko n'ubundi amahanga yari yamaze kubifatira. Gaddafi abahindutse umukene utyo, ariko ya ni umukire, ntago umujejeta faranga ushobora gusanga yahindutse umukene, ntago bishoboka. Islam Gaddafi ni umuhungu w'imfura Colonel Muammar Gaddafi, yarahizwe cyane ngo yicwe maze arafatwa arafungwa. Ariko inyeshyamba zafashe ubutegetsi muri Libya ziza kubona neza ko zakoze ishyano nyuma yo kwica se Gaddafi, zibona ko umuhungu wari umwere, niko kuva mu buyobozi, niko kuva mu buroko
ubu ngubu aridegembya, ariko amahanga ahora amuhiga ngo arebe ko yamuhitana. Abo ni abafite ubwoba bw'uko azamena amabanga y'amamiliyoni n'umurundo w'amafaranga bahawe ndetse n'ayashowe mu mabanki yabo, maze bagatora umwanzuro wo gufatira amafaranga ye. Ubu nibwo busambo bwabayeho muri kino kinyejana, aho bibye Gaddafi umutungo we wose. Ariko Libya kugeza na n'uyu munsi, usibye intambara, ibyihebe n'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kuyogoza iki gihugu. Ubundi ibitse ubutunzi bwinshi cyane, zahabu na peteroli bitagira akagero, mu bice by'ubutayu byaho byuje ubwiza n'uburanga bwinshi. Nyuma y'uko Gaddafi yabihinduye nka paradizo, maze ubu akabitembeshamo amazi agateramo imyaka bikera, ariko hirya yaho inyuma agacukura peteroli akayohereza i Burayi ndetse agakwirakwiza no ku mugabane wa Afurika, atibagiwe guhaza abaturage be ba Libya. Ibi kandi niko yabigenje no kwindi migabane, ariko cyane cyane umugabane wa Afurika yarafite na gahunda yo gukora ifaranga rihuzuye umugabane, iby'amadolari n'andi mafaranga aturutse hanze. Bigateshwa agaciro na Colonel Muammar Gaddafi, byateye ubwoba abazungu n'abanyamerika, maze bahinda umushyitsi. Mu nkuru zabo basobanura neza ko zahabu ya Gaddafi yabarerekeye muri Mali, ikazamuka ikajya muri Senegal, Niger ndetse na Burkina Faso. Iyo zahabu aka kanya uyishatse ngo ntushobora kujya kuyisangira, iyo zahabu aka kanya uyishatse ngo ntushobora kujya kuyireba, ariko byibuza ngo abayihawe ngo ntibajye basobanura neza aho yaba yaraburiwe irengero, dore ko batinya kuvuga neza ko baje bakayipakira, ubundi bakayijyanira bakavuga ko neza Gaddafi ngo yari yarabihishe. Ariko Gaddafi baramutunguye, kandi zahabu yarabitse ngo yari y'Abanyalibiya, ntabwo yari abo mu bindi bihugu. Ntabwo rero ngo yagombaga kuyijyana ikuzimu ngo apfane nayo, cyangwa se ngo yahungishe igihugu cye cya Libya avukamo ndetse yavuye n'imyaka 40. Aya rero niyo makuru ahambaye cyane Abanyamerika ndetse n'abandi bose bakunda guhisha ku irengero ry'umutungo wa Colonel Muammar Gaddafi, keretse byamenyekanye nk'inyubako ze ndende, amahoteli n'ubundi bucuruzi bwose budakwiye ibigo by'imari n'amabanki akomeye yari afite imigabane hafi yo kwigarurira izo banki ngo batangire no gucuruza amafaranga ye yose. Ibyo rero barabinyaze barabijyana. Gaddafi nawe baramunyonga bamukurura mu muhanda. Isi yibagirwa Colonel Muammar Gaddafi, Abanyalibiya ariko uyu munsi ntibasiba kumwicuza mu marira menshi cyane no kwifuza icyatuma Gaddafi agaruka, ko yongera ababera umuyobozi wari ubaye imyaka 40. Ariko 40 bari babayeho nk'abana b'impinja bonsa gusa. Aka kanya bararya uko babizi icyo kire, abandi bakanateka ntibabashe no kubirya kubera induru n'urusaku rw'amasasu bari bavugira hejuru, ubundi bakirukanka bagashwiragira igihugu bakakimaza amaguru, kandi barahoze mu mutekano mbere yuko bashukwa ngo bice umuyobozi wabo wari warabatengamaje. Ngibyo by'Abanyamerika n'abandi benshi cyane bakunda guhisha ku nkuru zirengero ry'umutungo wa Gaddafi wari bitangaza. Toni byibuza zirenga 143 zaburiwe irengero, miliyari zirenga 180 muyo yaratunze, nazo ubu ngubu nta hantu zifite zibarizwa ku mutungo wa Gaddafi. Sibyo gusa kandi inyubako ze zibitangaza ndetse n'igitinyiro Libya yari ifite n'ibitekerezo yari afite umugabane wa Afurika, ibyo nabyo ntago bikiriho.